Oh, ngira ngo okay. So Bruce mbere yuko wicara rero Bruce mbere yuko wicara mu kanya twari tumaze kumva Rebene aduha karibu ahangaha ariko noneho nakanya kugira ngo imba mutima zawe kano kanya mu rwego rwo gusuhuza n'abadukurikiranye bose ikikuri ku mutima kuri uno munsi w'amateka. Umeze neza? Naje hano kugira ngo tubashe kuganira kubijyanye n'igitaramo cyo ku itariki ya mbere. Usanzwe mubizi gisanzwe kiba, hanyuma iby'imiziki nibyo tuzi, nibyo dusobanukiwe, nibyo dukora, witegura ibintu byiza. One more time, a round of applause for Bruce Melodie, the only age. Bajanterwa ipfunwe no kuvuga ko ndi umuhanzi ukomeye wa mbere. Yego. Sibyo? Hanyuma icyo ngicyo gituma igihe cyose mpamagawe ntagira ubwoba bwo gukora ibintu nzi gukora neza kurusha ibindi. Ni nabyo nzakora ku itariki ya mbere. Maze rero mubongera amashyi rero Bruce Melodie. Thank you so much. Ndabashimira cyane kuba mwese mwitabiriye iyi gahunda idasanzwe. Iyi press conference ibaye guca mu mateka ya industry yacu. Ibi byose tubitekereza ku bwanyu, ndetse ndagira ngo mbere yuko ngira ikintu ndenzaho ndagira ngo nshimire aba partners bose dufite muri iki gikorwa dufite kizajya ku mugaragaro ku itariki ya mbere z'ukwa mbere. Muko mubizi umwaka ushize twakoze amateka, murabyibuka? Ndikubabaza umwaka ushize amateka twakoze murayibuka? So this year we are bringing it again, tubizanye nanone mu bundi buryo kandi buri special. So niba ufite inkweto rwose isa naho ihengamye wikureho taro, kuko ku itariki ya mbere z'ukwa mbere rurambukana. Thank you so much. Ndabakiriye kandi I'll see you in a minute. All right, a round of applause one more time for the band, ladies and gentlemen. Bwa mbere mu mateka bahuriye imbere y'abafana muri press conference, ndavuga Tiger B ndetse na Bruce Melodie. Aba bombi ni amazina manini muri industry nyarwanda, ku buryo kugeza n'uyu munsi haracyari ihanganishwa, usanga hari team ibitangaza ndetse na team ya Tiger B. So bimeze bite rero? Abangaba bagiye guhurira muri concert ya mbere, bagiye kuba bahurira kuri stage for the first time in history, nyuma y'igereranywa ryagiye rikorwa hagati y'aba bombi. Bagiye guhura mu cyitwa The New Year Groove. So iyi concert rero nkuko nabikubwiraga, The New Year Groove, The Band ndetse na Bruce Melodie, ni concert iteganyijwe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2026. What's up? Irabera Big Arena. Ibintu by'ibiciro byo ndaza ko babigaruka mu kanya. Anyway, abantu benshi bari bafite amatsiko yo kumenya ngo aba bombi bihagaze bite, baraza gusuzanya, kuko ubundi niyo battle tuba tuvuga. Ejo narindi kuri live Dumba numva ari maravuga ati ariko kuki mu Rwanda ubu usanga ibintu nk'ibi ngibi byihangana mutabishyiramo imbaraga cyane. Anyway, Bruce Melodie mu magambo yiwe aravuze ngo njyewe nta pfunwe bintera kuvuga yuko ndi umuhanzi wa mbere mu Rwanda. Iryo ni ryo jambo rya mbere Bruce Melodie yivugiye ari kumwe na The Band. Mubwire ngo ati niyo mpamvu iyo njyewe nzi ko mfite igikorwa ngomba gukora, nza mbizi neza ko ndi bukore ibintu byiza kuko ndi umuhanzi wa mbere mu Rwanda. Ayo ni amagambo Bruce Melodie atangaje ku rwego abantu bavuze bati ibingibi ko biteye ubwoba. Ariko The Band yavuze yuko ariwe muhanzi w'ingirakamaro, akaba ariyo mpamvu abahanzi barimo Bruce Melodie bakuze ari abafana biwe. Yavuze kandi ko umwaka utaha arimo arateganya igitaramo gikomeye azakorera muri Stade Amahoro.
aba nukomeje kuvuga ati bihagaze bite aba bajama ko numva bakomeje no batangiye guhana buke buke ubu nta kindi kintu cyaba kiri inyuma y'ibi ngibi nkubwire ngo mbere na mbere iyi concert itegurwa habaye ubwumvikane buke mu bijyanye no gukora affiche yamamaza iyi concert ku buryo hari n'amakuru avuga yuko Bruce Melodie yabaye invited kugira ngo collaborating na The Ben se n'umutera nkunga w'iyi concert ariwe Mitsing ariko Bruce yanga kwikonfirma impamvu zimwe zikavuga yuko nuko Bruce Melodie ari brand ambassador wa Primus rero izi company zombi zikaba zidashobora ngo kuba zakorana ngo rero byakozwe mu rwego rwo kurinda brand. So guys ndashaka wowe umbwire tureke ibintu by'amaranga mutima abantu bagiye batanga facts zigiye zitandukanye uribuka bwa mbere The Ben akorana indirimbo na Diamond Platnumz abantu baraje baravuga ati The Ben acimaka ariko ubu ngubu Bruce Melodie afite indirimbo na Diamond Platnumz even though itarajya hanze ariko projet yamaze gukorwa abagiye bareba in terms of viewership bose aba bahanzi barakora bagiye bakorana n'amazina aremereye cyane ikintu kiro Bruce Melodie ibitangaza mwemera ko ari muhanzi wa mbere mu Rwanda cyangwa se Tiger B niwe muhanzi mukemeza yuko ari uwa mbere mu Rwanda bihagaze gutaba bombi bamaze bo batanze ukuri kwabo The Ben ati njyewe nije muhanzi ufite umumaro umuziki wo mu Rwanda ndetse niyo mpamvu na Bruce Melodie bakuze bapfana Bruce ati nije muhanzi wa mbere mu Rwanda ni niyo mpamvu nje gukora ikintu mbikora nk'uwa mbere iyi bato ihagaze gute anyway kamanza nkubwire kwanza ku bintu by'ibiciro kugira ngo utazacikanwa ni gahunda dore ko ibintu ntago byoroshye kabisa ntago byoroshye umva mbwire kuntu ibintu by'ibiciro sasa bihagaze ibiciro ahantu bita muri Amazon ni hahandi nyine hamwe hasanzwe hasi ha make ticket ziri kugura 10,000 noneho muri lower zone bagata muri make reka ne nkubwira ibihande reka nkubwira itike ya kigura 10,000 itike ihenze irimo iragura 100,000 nuko ubundi bihagaze ntiriwe njya mu bintu byinshi nuko nguko bimeze rero muri The New Groove hamwe na Bruce Melodie ariko mwe na The Ben ariko mbwira ngo ubundi concert ni ya The Ben nuko Bruce Melodie yatumiwe kugira ngo aze akorane n'umusaza mbwira rero uri team igitangaza cyangwa uri ku ruhande rwa Tiger Gende Amini ntashyo ini inashyo Empire